Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe udukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwa Today TV Updates n'amakuru agezweho muri kino gitondo. Turi tariki 13 z'ukwezi kwa mbere 2026. Niba usanzwe udukurikira ariko nyamuneka ukaba utarakora subscribe, ukaba utarakanda ijambo subscribe, kandi ijambo subscribe kugira ngo aya makuru utegura umunsi ku wundi ujye ubona aho uri uwa mbere. Udatinze rero, hari amakuru menshi arimo kuvugwa cyane, ariko inkuru yateye agahinda abantu benshi ni inkuru irimo kuvugwa ku mwana ukiri muto rwose w'umureyo wiyahuye bitewe n'uko ikipe ye yari imaze gutsindwa. Murabizi neza ko mu minsi ishize APR FC yahuye ni byari wa gatandatu, APR FC yahuye na Rayon Sport, rero birakina. APR FC iza kuyitsinda ibitego 4 ku gitego kimwe cya Rayon Sport. Rero ibi ngibi byababaje abantu benshi, byashinguye abantu benshi kugeza aho uyu musore afashe umwanzuro wo kwiyahura. Rero hari ibaruwa yasize yanditse, ese yanditsemo ibiki? Turaje tubigarukeho gatanu kuri gatanu, ntujye kure kugira ngo usobanukirwe byinshi ku cyateye kwiyahura kuri uyu musore. Si yo nkuru gusa, turagaruka ku mvu zigiye zitandukanye z'abagore barimo kwicwa mu buryo bumwe, babicirwa muri za Sodoma, reka bari ko tubyita, cyangwa se niba ari abagore bicuruza, ariko noneho mu nce zigiye zizwi, ahantu hitwa ku isi ya 9 muri Nyabugogo, ahantu hazwi muri Sodoma, n'ahandi hatandukanye mu karere ka Kicukiro ndetse n'ahandi, harimo kuvugwa abagore barimo kugenda bicwa mu buryo bumwe, bakazingirwa mu ishuka, bagashyirwa munsi y'igitanda. Ni ibintu byateye ubwoba abantu benshi. Ese byaba byaragenze gute? Hari birimo birakekwa. Turifuza rero ko uduha umwanya wawe tukugezaho byinshi kuri aya makuru. Udatinze rero, uyu musore wo mu murenge wa Mukarange ni mu karere ka Kayonza yasanzwe hamanitse mu mugozi, yapfuye. Bikekwa ko yaba yiyahuye bitewe n'uko ikipe ya Rayon Sport yari yarihebeye, yatsinzwe n'ikipe ya APR FC mu mpera z'icyumweru gishize. N'umukino wabereye muri Stade Amahoro ukarangira ikipe ya APR FC yegukanye igikombe nyuma yo kunyagira ikipe ya Rayon Sport ibitego 4-1. Uyu nyakwigendera bivugwa ko hari n'urwandiko yasize yanditse asezera inshuti n'umuryango, anashimangira ko yababajwe n'intsinzwi yayo. Abaturage babanaga cyangwa se babonaga nyakwigendera bavuga ko yakundaga ikipe ya Rayon Sport cyane, ku buryo yahoraga afite iradiyo yahoragamo indirimbo z'ikipe yihebeye, ndetse ngo ni na Rayon Sport yakinnye, cyangwa se Rayon Sport yakinnye yisiga amarangi umubiri wose akajya kuyifanira i Kigali. Turakomeza dukurikirane byinshi kuri aya makuru. Reka twikomereze no ku nkuru yacu ivuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 12 Mutarama 2026 mu murenge wa Rwezamenyo, ni mu karere ka Nyarugenge, umurenge mu karere ka Nyarugenge, birumvikana, umugore wari usanzwe yicuruza, bamwe bakunda kwita indaya, yasanzwe mu nzu yabagamo yapfuye. Bikavugwa ko yaba yishwe n'umugabo bari batahanye mu masaha ya saa 8 z'ijoro. Ibi byabereye mu mudugudu w'Indatwa, ni mu kagari ka Rwezamenyo ya mbere, umurenge wa Rwezamenyo, mu karere ka Nyarugenge, mu mujyi wa Kigali. Abaganiriye na BTN TV dukesha inkuru batangaje ko bababajwe cyane n'urupfu rwa Zainabu, kuko yari yarababaniye neza. Bakomeza bavuga ko kugira ngo bamenye ko nyakwigendera yapfuye byaturutse ku makuru yatanzwe na bagenzi be, bazindutse bagiye kumutira telefone. Bagerayo batungurwa no gusanga iwe hafunguye. Umwe yagize ati, numvise nijoro nka saa 9 abagore babiri bakomanga ku muryango we, kuko njye ntuye hano inyuma ye gato. Bakomangaga bavuga ngo abahe amayinite yo guhamagara. Hanyuma Kayitesi aravuga ngo nyamara Zainabu wasanga bamwibye, ndabona iwe hafunguye. Bagira amakenga ndetse n'amatsiko, barakomeza barakomanga ku gipangu, bumva ntiyikiriza. Umwe muri bo yakubise umugeri, urugi ruhita rukinguka, bahita bamubona aryamye mu ishuka
yapfuye ntawe uzi isaha yapfiriyeho, ariko ngo saa sita yari akiri mu muhanda. Bavuga kandi ko batunguwe n'urupfu rwa nyakwigendera kuko atigeze ataka cyangwa ngo atabaze wenda ngo abe yatabarwa. Undi muturage yagize ati mu by'ukuri ntabwo tuzi uko yapfuye, ntabwo yigeze ataka, nta muntu ugeze umenya ngo byagenze gute, uko twese duturanye byaducanze, twaguye mu kantu. Amakuru atangwa n'abaturage bo muri kano gace avuga ko Zainabu yatahanye n'umugabo mugufi, bagira ngo bagiye kuryamana nk'uko bisanzwe, bityo bagakeka ko yaba ari we wagize uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera. Umuturage witwa Mukampogazi Marie Claire avuga ko avuganira abakora uburaya, avuga ko bahura n'imbogamizi nyinshi yaba ubwabo ndetse n'abana babo, bityo bakaba bakwiye kugira igikorwa mu kurwanya impfu zabo za hato na hato. Yagize ati uwa mbere yari uw'Igahanga, uwa kabiri yari uw'Inyabugogo ku isi ya 9, uwa gatatu aba Gikondo Sodoma, uwa kane abaye uwa Rwezamenyo. Umugabo witwa Felix Ndagijimana afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Shangi ni mu karere ka Nyamasheke, arashinjwa gukubita umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Mariba atuyemo akanamukomeretsa. Intandaro y'ikubitwa rya gitifu Ngabonziza Principe, uwo Ndagijimana avuga ko yatewe no kumukura ku rutonde rw'abahawe cyangwa se bahabwaga imfashanyo kubera kwibasirwa n'amapfa. Ni ingoboka iri gutangwa nyuma y'izuba ryinshi ryacanye muri uyu murenge wa Nyabitekeri, aho abaturage babuze ayo bacira nayo bamira. Amakuru avuga ko mu ijoro ryo ku itariki 8 Mutarama aribwo uyu mugabo yakurikiye gitifu maze aramuhondagura amushinja kumwimisha ibigori. Gitifu ngo yakubiswe ari kumwe n'abayobozi bagize inzego z'ubuyobozi bw'imidugudu n'inkeragutabara ubwo bari mu kugenzura imikorere y'irondo ndetse n'utubari. Abaganira cyangwa se icyo gihe aganira n'imvaho nshya, Ngabonziza avuze ko uwo muturage wari wahaze manyinya yabanje kubaza abo bayobozi abari bo n'ikibagenza, baramwibwira ndetse n'ibibagenza. Ndagijimana wari wasinze wahise avuga ati ese nimwe mwankuye ku rutonde rw'abahabwa ibigori? Gitifu ati ntaramusubiza aransunika, amubajije impamvu ansunika ahita nkubita ikofe ku munwa wo hejuru aranawukomeretsa, ntangira kuvirana amaraso menshi. Uyu muturage ngo yahise yiruka ariko ntiyabasha gucika abo bayobozi n'abaturage bari bahuruye, aribwo yahise ajyanwa kuri sitasiyo ya RIB ya Shangi. Gitifu we bahise bamujyana ku kigo nderabuzima cya Mukoma, ariko asaba ko yajya ku bitaro bya Bushenge kugira ngo harebwe niba nta kindi kibazo yagize. Uyu muyobozi avuga ko nta ruhare yagize mu gukura uyu mugabo ku rutonde rw'abatishoboye bahawe imfashanyo, kuko abaturage bagenzi be ubwabo ari bamwikuriyeho kubera ko we bavuga ko yishoboye. Abaturage bo muri kano kagari ka Mariba bavuga ko atari bishya kuri Ndagijimana kuko ngo asanzwe ari igihazi, ko iyo amaze gusinda ateza umutekano muke mu baturage. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabitekeri witwa Harerimana Naftali yemeje ko uyu muturage yakoreye umuyobozi w'urugomo, byatumye ashyikirizwa RIB ngo abibazwe. Ati twamushyikirije RIB sitasiyo ya Shangi ngo abikurikiranweho, wakomeretse ajya kwa muganga, anasaba gutanga ikirego kuri RIB.